gusoreza nuko ugomba gushinyiriza mu muhamagaro ugakorera Imana kuko nanjye nigeze kumara igihe nkorera Imana nta kintu ndi saa kintu ndibuka ko ari na korari imwe naririmbagamo nkajya mbura itike nkasigara ariko umunsi bavuye mu murimo bagasanga nicaye ku rusengero bahagera ninjoro nkikorera ibyuma bampakurura mu modoka nkapanga muri stoke abavuye kuririmba batashye iga gukorera mu bukene kandi umuhamagaro ntuzime wati ikintu cyitwa umugati n'igikoma cy'amasaka biri mu bintu bituma umuntu akomera ntasaze vuba kuki bumva umugati twebwe tutawurya abavuga butumwa nyine cyangwa se abakene kuki mwumva abakene batarya umugati yaravuze ngo mbere yo kurya umugati banza utekereza yuko ufite aho kuwurira bwe ikabaransanya agasigara umuhamagaro utsinda ubukene byiteka ariko reka nsoreze hano avuga ngo buriya mu by'ukuri uko bukene uko bwije mu kiganza kiri kura gihora cyunguka munyabuntu azavomerwa uvomerera abandi nawe azavomerwa kandi ngo umunyabuntu azashisha none se Mariyone ngaho noneho ngiyewe mfasha umbwire kuntu ubukene bwatsindwa n'umuhamagaro kugeza ku rwego wa munyamuhamagaro asigara ubukene bwe bwaramutse ubukene yarabutsinze ahubwo umuhamagaro ari uri ako kantu yakora iki ako kantu ko kugira umuhamagaro ariko umuhamagaro ukaba ufite ubukene kandi bigasaba ko uwukoreramo uwo muhamagaro ukawukoreramo haleluya Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo muvugabutumwa mwa evangeliste muvugabutumwa ugenda ndagira ngo nkubwire ngo nimba Uwiteka araguhaye akanwa ko kuvuga ijambo ry'Imana ukagira ubuhanuzi muri wowe ukagira iyerekwa uburondozi ukavuga ijambo ry'Imana ariko mu muhamagaro wawe hakaba hari ikintu kikubangamiye cyitwa ubukene kuko turi kuvuga ko umuhamagaro ari cyo kintu cya mbere ubukene ari cyo kintu cya mbere kibangamira umuhamagaro yego biragusaba kandi ubwo n'umupasiteri nuko nawe biramusaba kuko umupasiteri nawe muvuga butumwa n'umuhanuzi n'uwerekwa n'uhanura byose n'umupasiteri rwose ushumbye itorero n'umuhinzi n'umuhagazi n'umwuhizi urumva uyu muhamagaro Imana yabahaye ariko ikabaha n'ubukene buva ku Mana mbaye nkoretse akanya gato ubu bukene bwivanze n'umuhamagaro ahangaha mu bintu bibangamiye umuhamagaro birimo ariko umwanya umuntu atarabukira reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kuri Vama Marionnaire umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha niba mutameze neza rero reka mbabwire ngo iki ni igihe cyo kumera neza ni igihe cyo kwakira ihumure wamara guhumurizwa n'amaraso ya Yesu Kristo ugahumurizwa na Mwuka Wera ugahumurizwa n'Imana Data wa twese nukuri nawe ugatangira umurimo wo guhumuriza abandi mbahaye ikaze aho muri hagiye hatandukanye yaba uri burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali ntara gatandatu y'abadiaspora umuntu wese wagerageje gukora subscribe hano kuri Vama Marionnaire Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ibishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mama Marionnaire uraho neza? Muraho cyane. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe kandi muyahorane. Yego. Reka ngushimire ko umaze iminsi udushakira indi nzira. Yego. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndawakiriye cyane. Okay. Reka kandi twongere dushimire umuntu wese wabanye na Vama Marionnaire mu masengesho yamaze ukwezi ariko akaba amaze amezi 7 akaba agiye gufata ukwezi kwa 8 dutangiye rero ukwezi kwa 8 n'ibiganiro bigiye bitandukanye aho tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane ndababwira ngo nimuza gucikwa muraba mucitswe ibintu byiza kuko iki kiganiro kirongera kireme ubugingo bwanyu cyongere kireme ibyiringiro byanyu kibavane mu nzira zo kuyobayoba kibageze mu nzira nyayo ariko atari inzira nyabagendwa ahubwo ari inzira y'uruzitiro ya nzira ucamo amahwa akakujomba ariko ariyo nzira n'ubundi koko ikugeza
ku rurembo nawe ukagera ahera hahera. Mama Mariyone nagusaba ugasenga Imana tugatangira ikiganiro cyacu uyu munsi. urakoze Mana, Haleluya. ushimwe kuko uri Imana, wemeye kuba Imana abantu bibaza uko waje, ariko wishyizeho, wisanzeho. Haleluya. uri Imana ikaze, Yego. utubeshejeho, uraturebera. Aho tutaragera uhashyira uburinzi tutaranahagera. Ubu burinzi turimo wabushyizeho tutarahagera. Uri Imana izi gukora ukanakora korotire. Mu rwego utangatanga umwuka wose wazaturwanya ukabyica hakiri kare tutarahagera. Amina, ndagushimiye. Kuko urabizi neza ko Satani azi gutegura imbaraga zo mu kindi gihe. Ariko yabwiye Yesu ngo nguteze ikindi gihe. Wamumenye kera ko ajya akorera mu kindi gihe y'iki cyanze. Noneho mu kindi gihe agashiduka uhari. Wararangije no gutegura. Ibyo ndabikubahira. Kuko ari imbaraga zitegura kuzatwica muri kiriya gihe zigasanga hari ziturwanirira wahashyize. Uyu mwanya rero nyakubahwa, tuje imbere yawe mu muhamagaro waduhaye, kandi uri Imana ishyigikira umuhamagaro. Tuje kuvuga ibyo wadutumye. Dusabye sapoti. Umuntu ugiye kubyumva nawe asapotingwa. Bimugirira umumaro. Uwiteka, ni kenshi abantu bamwe bumva badakunda bene ibi ngibi, cyangwa se bakabifata nk'ibintu ejo bazongera bakumva. Ariko ndifuza ko umuntu ugiye kubyumva abyakira nk'ibintu bishya. Mwuka wo kumenyera ibyawe ndawumenaguye izina rya Yesu. Ndasaba imbaraga zidushoboza kutakumenyera. Urakoze Mana, uri Imana y'amaboko. Ikiganza cyawe cyiza kibe kuri twe. N'umuntu wese ugiye kudukurikira ahabwa umugisha. Kandi by'umwihariko nsabiye umugisha umuntu uri bwumve iki kiganiro gitangira kugera gisoza. Ukorane nawe bikomeye. Kandi agisoza iki kiganiro yumve inkuru z'ibyiza ku buzima bwe. Ndagushimiye kuri Imana itangiranya natwe gasozanya natwe. Mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Mama Mariyone, muri iyi si uko bukeye n'uko bwije tugenda tubona abantu bamwe na bamwe hari ibyo batakora cyangwa se bakirengagiza, ariko ugasanga biraguta icyo twakwita imibereho yabo ya buri munsi. Nka Mama Mariyone, niki kintu kigeze kikubaho mu buzima bwawe ukabona yenda ntabwo cyakubujije kwizera, ariko byibuze ukavuga uti ngewe iki kintu yaba kitari gihari ubu mba ngeze mu munezero w'Imana birenze uko nakabaye ndi gukorera Imana mu gihe nk'iki? Yego. Urakoze cyane, urambaje ngo ikintu kigeze. Yego. Cyangwa se kiri niba cyarigeze. Yego. Cyarigeze n'ubu kiracyari, ariko ugasanga wenda hagenda hazamo inyoroshyo ivuye ku Uwiteka. Ikintu kigeze kinjena cyangwa se kinjena. Yego. Cyangwa kimbangamira ni ubukene. Ni ubukene gusa burambangamira, ariko ntabwo bungusha cyangwa ngo bunamure cyangwa bunyihebeshe. Bujya buba mu mbogamizi y'ibintu umuntu ategura. Ikimbabaje rero ni uko uvuze icyo ngiye kukubaza. Ubundi iyo wiranja ukavuga nk'ikindi kugira ngo abantu batagira ngo twateguriye hamwe. Mu by'ukuri iki kiganiro nshaka ko dutangira, ndagira ngo dufashe ku bintu bimwe by'inzitizi bibangamira umuhamagaro w'umuntu, ariko cyane cyane reka duhere kuri icyo wari uvuze cyitwa ubukene. Ese ni gute, ni ukubera iki Imana yemera yuko umuntu ubukene bumugeraho? Ese ubukene bwarwanywa bute?
kugira ngo butabangamira umuhamagaro. Ese ni gute umuntu yabana n'ubukene mu muhamagaro akabasha kubunesha kugeza igihe ageze kuri rwa rwego rwo gutsinda ibyo ndabyita izo nzitizi z'umuhamagaro cyangwa se ibyo birwanya umuhamagaro. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi tuzi ko Imana yaguhaye hari ukuntu umuntu aguha akanaguhata cyangwa akanakongeza. Yego, Imana ikwishimire mu izina rya Yesu Kristo nk'uko isanzwe gukoresha, itegereje amagambo y'ubwenge meza yawe. Amen. Amen. Murakoze cyane. Ubukene, hari umuhanzi w'isi waririmbye ngo ubukene buragatsindwa mu bintu bibangamira umuhamagaro. Ubwo sigira ngo abanyamuhamagaro ntitugiye kubigisha no kubibutsa no kubereka ibintu bibangamira umuhamagaro. Ubukene ni ikintu kibi cyane kibangamira umuhamagaro, ariko ubukene bubi nanone bukaba ubukene bwo ku mutima. Ubukene bwo ku mutima bwo hari igihe usanga bwabaye ubutindi. Kimwe mu bintu bibangamira umuhamagaro uwo ari wo wose, kandi ndi kuvuga umuhamagaro ku bantu b'abakozi b'Imana bahamagariwe gukorera Imana. Hari umuhamagaro w'uburirimbyi, yego, umuhamagaro w'ubudiyakoni, umuhamagaro wo kubwiriza ubutumwa, ukaba waba umuvugabutumwa, umushumba, umuhamagaro w'aba abaprofete, urumva umuhamagaro wo gufasha, gufasha byo ntiwafasha ukennye. Kimwe mu bintu bibangamira umuhamagaro ubukene burimo, kandi nituvuga kuri iki kiganiro cyangwa se no ku bindi, tuzafata igihe cyo gusengera abanyamuhamagaro, kuko abanyamuhamagaro mu nzitizi bafite ibangamiye umuhamagaro wabo n'ubukene burimo. Reka wenda mpere ku muhamagaro w'umuririmbyi, uburyo umuririmbyi ashobora kuririmba afite uwo muhamagaro pe, akaba ni umuririmbyi afite ijwi ryiza, umuririmbyi aranaboneka, umuririmbyi ari mu murimo w'Imana nawo umurimo, umuririmbyi afite n'igikundiro, umuririmbyi afite amavuta yo guhagurutsa iteraniro rikagera hejuru, ariko akazaho akantu kabangamiye umuhamagaro kitwa ubukene. Ako kakaza nk'akaje kubangamira umuhamagaro we. Kandi wibuke ko twasanze uyu muririmbyi afite ijwi ryiza, afite igikundiro, arazinduka mu murimo, yitabira umurimo ntasiba, ariko akantu kitwa ubukene kaje kubangamira umuhamagaro we gutya. Uyu muhamagaro ari mwiza, ariko burya n'ijwi riba ryiza bitewe n'akantu umuntu yariye. Kuko ndibuka ko kera twagiraga umukongomani utwigisha kuririmba, ariko akadutegeka gukunda kurya umuneke uhiye neza bakamara amasenge n'amazi. Hari n'ibindi yadutegekaga kurya. Donc kurya neza nabyo biri mu bintu bikora ijwi. Urumva uyu muririmbyi aririmba neza, arazinduka, araboneka, ariko aka kantu k'ubukene kajemo mu muhamagaro, kubona style korale yaguze inifomo yayibuze, nawe kandi akeneye guhinduranya buri cyumweru, kwa hinduranya ikorasa bakwiye guhinduranya style, kwa hinduranya indirimbo bakwiye guhinduranya style, ariko aka kantu k'ubukene katakaye mu muhamagaro. Turaza kureba ukuntu nako gatusha, gatusha gatera complex. Ugasanga umuririmbyi ni sawa, ibintu byose twasanze ari bon, ariko bibaye ngombwa ko korale izasohoka bati bagera ku itike. Donc ibintu byose ni sawa, ariko bagera ahantu hitwa gutya. Yego, agahita avuga ati Imana kuki wanshyize mu murimo wawe koko nkeneye. yego, Ugasanga nubwo asohokanye n'abandi bamurihiye, inshuro nyinshi araririmba na complex, kuko umuntu amuriye ejo ashobora no kujya mu mubiri akanamucyurira kabiri. Ashobora kuba ari umugabo w'umuhehesi, ejo akamubwira ati kwaje kwa kompura, burya yatike nakurihiraga kwa ruku kugira ngo probleme igire. Hanyuma ejo
bagira gutya bagira mu gikorwa cyo kugura ibyuma byapfuye bati kandi bamwe mukunda no kubikoresha cyane murabizi ati muzane yatekereza kandi koko ko ahora na mikrofone kubera kwa kwantona yatekereza ko nayo gukoresha mikrofone atayafite aka kantu kakaba kajemo nk'inkomyi mu bintu byiza by'umuhamagaro yari afite mbese kongeye kuba gaterera nzamba aka kantu karashorogotoye uyu muririmbyi agize gutya bamusohoye mu nzu cyangwa abuzeho kwishyura niyo aje yego umwuka wera afite ukuntu adutera ikinya umwuka wera akatubyaza umusaruro ariko twagaruke iwacu mu mubiri niko bivuga ngo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'umukiza ariko hari igihe umuntu ajya mu mubiri atacyaha yaguyemo reka mvuge n'ikirundi atacyaha yaguyemo noneho atabusambanyi urumva ataburozi yarose n'ibinyamurenge byose atahaye atukana n'ukinyamurenge tugishyiremo nuko sha ngo ariko ngo abanyamurenge bo kurwana byo iyo akurusha kunyabana arakujeba ntabwo mbizi ariko abanyamurenge kurwana ntabwo bayifata nk'icyaha cyane kuko ntako ntibarwana ko n'abanyamahoro bari abantu abanyamahoro ikintu nabonye bakoresha imbaraga nyinshi no gusirimba ariko ibindi byose ni gake buriya rero bariyoroshya niyo bageze imbere y'Imana buriya kura gusirimba ntaho biva ni mu mbaraga imbaraga z'Imana zije barasirimba ariko zaba zavuyemo rwose wari wabona umunyonzi w'umunyamurenge oya warabona umumotari w'umunyamurenge wari wabona umuyede oya warabona umufundi urwana n'amazu cyakoze abenjeniyeri bakoresha ubwenge bwinshi cyane kuruta ko ni abana b'umwami cyane no kunywa amata bifite icyo bivuze burya amata atera ubwenge cyane umuntu unywa amata atekereza neza ndafite umukobwa ukunda amata cyane niyo nshaka ko azana amanota ameze ikizamini gitangiye ikarito y'amata mu cyumba cye mba nzi ko azabimenagura none se ko umwana mutoya munsi y'amezi y'umwaka atemere kunywa amata burya nyine se munsi nyine nanywa ibijyanye n'amezi ye biba bihari hanyuma nigira hejuru mu bijyanye n'amezi ye anywa amata none se nzi ko buriya nyine niba amata afasha bingana gutyo aho kuyakubita umwana akafasha ibere nyine akabifasha abere byaba ari byiza cyane ariko unese arya yo mu bikombe za amata babaha iyo umwana atabonye amashereka cyangwa mama wagiye mu kazi birya byo mu bikombe naho ni amata ya nane kigozi iki ni amata ariye ntabwo amata ari aho bakamamunka gusa ntabwo ari aho bakamamunka ahasi ko wagira ngo zikuvuga yewe naraka iwacu abakobwa biwacu rega iwacu twara abatunzi ntabwo twara aborozi abagenzi burasi wowe akamaga yewe bakuru banjye nibo bakamaga yewe naracundaga yewe naracundaga kandi nta bucurucunda iyo ucuracunze ntavi iwawe umenya ariyo mpamvu watinze gushaka byanashoboka byanashoboka nabyo kwa mugana banambwiraga ko n'umukobwa wambarira abandi cyane agomerwa kandi narabambariye we oya mama Lionel by'ukuri bidaciye ku ruhande ubundi nta bucurucunda ariko hari imihango bamukorera kugira ngo acunde bitamufata ako kantu ubwo tuzakagarukaho ku kiganiro cy'ubutaha mu kiganiro cy'umuco nyarwanda kibazara cyangwa nzakibaza undi muntu tuzabwira abakecuru bagize bakuze mu muco nyarwanda tuzashaka abakecuru n'abasaza hirya aho ngaho kocu twatambukaga tugezeyo turakomeje hanyuma ariko hazagira nk'iyi mikoro iri kunsereza iri gutuma ntavuga iri guturagurika rigacika hari uwigeze kumbaza arabaza ngo tuzakemo akantu ubutaha tuzagura ama original ubundi turashaka kugura nk'iyi iri imbere yawe iyo mikoro ni nziza cyane ubundi yaba mikoro zose zavuga nk'iyi hanyuma rero mama Lionel ubundi
buretse kuba nyine ibi bintu biteye uyu muntu uri mu murimo w'Imana, uri mu muhamagaro, nibyo kuko ari mu muhamagaro kandi arabona yuko ibintu byose abirimo neza, ariko ikintu bajya bita ubukene bugiye kumutesha umuhamagaro, kuba yakamuka, no kuba yakamuka, kuba yabona abangamiye abandi, kuba yakwiciraho urubanza kandi yego atari we wabyigize, yego, kuba yajya asiba kandi yari ahari, yego, kuba igihe cyo gusohoka kwa korari, ubwo twahereye ku muririmbyi, igihe cyo gusohoka kwa korari yatanga impamvu itumye ko atabonetse kandi ari uko adashaka kugumya kujena abantu, yego uyu muhamagaro urimo ubukene ni mubi, ariko nanone gukorera mu muhamagaro ukennye nabyo birakenewe. Donc gukoresha umuhamagaro wawe kandi ukennye biba bimeze nka wa muntu wabwiye umuhinzi ati udahinganye inzara ntayishira. Kuba waburaye kenyera ikintu ukomeze ujye guhinga, iyo umuntu adahinganye inzara ntayishira. Yego. Kuba hariho ubukene, yego, Imana itaraza kugusapotinga, kora cyangwa ube wisapotinga, kora, sibyo, kora ndetse ukore. Ntabwo umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ntabwo bizageza ku mwaka wa 10 Uwiteka ataragira ikintu akora ku muhamagaro wawe nimba ari we waguhamagaye. Kandi natanagikora nawe uzisapotinga mu buryo bw'umwuka, ku buryo mu mwuka ukomeze ujaze wuzuze, ariko mu mubiri ntuharebe cyane. Ariko si ikindi kintu ntaragera no ku ngorane z'umuvugabutumwa ugira ubukene cyangwa umupasiteri. Ubukene ndi buvugeho mu ngeri z'abantu nk'umuvugabutumwa usanzwe, umupasiteri, umuririmbyi. Ubundi muri icyo kintu ndakivuga maze kuvuga no ku evangeliste cyangwa umupasiteri. Ubundi dusabe andi maso abo Uwiteka yagiriye neza, tubatera andi maso yo kubona ingorane abanyamuhamagaro bafite. Rangiza ngo dusabe n'imana kutabyasasa. Dusabe n'imana kubyasasa cyane ahubwo. Noneho yego, dore undi muntu ubangamirwa n'ubukene, umuvugabutumwa. Ese umuvugabutumwa abangamirwa n'ubukene gute kandi aho avuze ubutumwa niba buvuze neza bashobora kuhavana ikirundo cy'amafaranga bamuhesheje umugisha? Icyo kirundo cy'amafaranga se kiba gihari? Yego, kiba gihari kuko buriya niba hari abantu bakize n'abantu bafite Yesu, siko tubizi. Nyine tunaza baratubwiraga ngo ku musaraba biranagana, ariko ntibadusobanurira ubwoko bw'ibinagana. Hanagana y'agakiza, nyine akakiza kakaguheshe urukiza. Iyo batubwira ko n'ibigeragezo binaganayo n'inzara n'iki byose biranagana. Uyu muvugabutumwa uvuze ngo baba bayarunze hirya aho, simaze imyaka myinshi se mwivugabutumwa. Uzwo natangiye ivugabutumwa muri 2004. 2004 bampaga iminota 5 yo gukingura urusengero. Oya, gukingura ngo mu ijambo ry'Imana, gusoma rya jambo ry'urufunguzo. No rufunguzo rw'ijambo. Niho natangiriye. Yego. Hanyuma ruto bigenda biza basigara baguharira agatuti noneho wenyine. Basigara bamparira agatuti cyangwa bakansigira n'icyumba cy'amasengesho. Bigera igihe noneho ubu n'itorero wariyobora. Kugeza igihe we n'itorero ubu nariyobora. Ariko David akaba kuyoboye cyangwa ariko burya no kubaho mu buzima. David no yubahwe. Nukuri. Gitwazageze kuvuga ijambo ndi kugenda ndyumva muri iyi minsi. Aravuga ati gushima Imana yaguhaye ko ngewe ngira umutima kuguha agatuti. Yego. Ariko nurangiza unanshimire. Burya usibye ko kazavuge ngo Gitwaza yampaye umwanya, tuvuga ngo papa yampaye umwanya. Nibyo. Buriya nuko abanyamubiri babyumva nabi. David ashimwe umubyeyi. No umubyeyi. Uriya arenze no kuba umushumba. Yego. Hazamo doze nene y'ububyeyi. Yego. Burya umuntu uguha agatuti. Yego. Uguha agatuti. Ntabwo ukwiye kuvuga amatayo cyane ugiye gusoma. Yego. Nawe ukwiye kumuvuga. Kuko nyine araho ayoboreye Imana mwebwe muri aho. Uriya ni marayika w'itorero.
ubundi umushumba pasiteri ni marayika w'itorero rye. Wandikire marayika w'itorero rya Christian Family Church. Buriya abitse yandikirwa inzandiko. None uyu marayika w'itorero uguha umwanya n'uburenganzira akaguha icyizere gikomeye cyo guhagarara imbere y'abantu, akaguha icyizere gikomeye cyo kuba niyo yaba adahari akira. Urya muntu mu bitabo uzandika ntazaburemo agapaje, kuko yagushyize ahantu umuhamagaro wawe wakura. Ni n'amahirwe burya tuba turi kurerwa. Uzi ko burya tuba turi kurerwa? Hariya gushyize icyambere ari kukurera nk'uzarera. Urya muntu aba ari kukurera nk'uzarera, aba ari kukurera kugira ngo agutume uzajye kurera abandi. Ese ni umubyeyi arimo akwigisha neza, ari kukurihira ama Harvard n'ama Oxford. Abantu bazi icyongereza baze kutubwira none bashire kandi muri comment. Kandi ikindi ntabwo nibagiye aho mama Lionel yarageze, dore ko mujya mumubwira ngo ngo wagiye ngo uvuga ibyawe ngo urangije ngo uratuyobya ngo ahubwo ngo utugeza kure. Oya, twari tugeze ahantu abavuga butuma murundirwa amafaranga mama Lionel. Yenda noneho rero uyu mubyeyi wakureze akaguha ubumenyi bwose, yarangiza ahubwo yabona uri umwizerwa. Sarebe n'umwana umugani mu rugo niho mise mbibona. Umwana utumwa hafi, utumwa uhora hafi atumwa cyane. Uyu utumwa cyane rero binarangira banamushinze n'inshingano mu rugo cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha. Yabwirwa bake akumvwa na beneyo. Ubwo ariko ni bake ni benshi, abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Mama Lionel, hanyuma se kutikana ko mutarundirwa nubwo ugiye kumbwira yuko mu myaka umaze batigeze baguha. Mu myaka maze ko ntigeze mbona aho barunda. Mama Lionel, hari umunsi bigeze kukurundira ku gatuti ndi mu video turayifite. Barimo bayandondaho. Umva abantu batambuka baje gutura n'impamo y'Imana. Sarasa amafaranga burya wayabonye rimwe. Hari n'igihe badutsindagiramo ibirozi mukagira ngo baraduhaye, nabo baduhaye na za kabutinde. Ariko iyo kabutinde akaba n'igihe nabo bakayiduha. No kuri nabo barakoze. Uzi umuntu akwima amafaranga akwimena kabutinde ubundi ubure byose. Ubundi se waba uri gukora nguzu naduyo kabutinde upime nimba koko ibahitana. Ariko hakaba n'igihe baza bakakurundamo udupapuro tw'ibyifuzo. Umuntu arabuze uko akubona, yabona abandi batambutse akakandika vuba akarundamo agashyiraho na nimero za telefone. Hepfo ati Imana izakubwira uzahita umbwira kuri izo nimero. Yabona abandi batambutse nabo bakaza bakarundamo ibipapuro by'ibyifuzo. Hanyuma kandi ariya reka twemere ko banayabaha. Ese mama rero ndashaka gukoresha ijambo reka nemere ko bayaduha. Tuvaho hantu tubinogeje neza kuko reka tubyemere ko barayaduha. Reka tubyemere barayaduha kuko apfa kuba yanditseho Banki Nationale y'u Rwanda. Nibashake baguha ijana. Yego, apfa kuba yanditseho izina ry'igihugu wakoreyemo. Barayaguha. Yego, ahubwo iyo bayaguhaye wihutira kuyamaza iki? Ayo mafaranga baba baguhaye akenshi hari n'igihe utageza mu rugo. Ari ntica ntikize. Oya, kuko umuntu niba ari make intica ntikize cyaba ari Kinyarwanda cyo kuyapfobya. Ari make. Noneho ari igihe bayaguha ugaca muri alimentation kugira ngo njirane nk'umugati mu rugo. Nose kuki ujya kugura umugati mu rugo utaragera ku rwego kugura umugati ubundi? Cyo si cya umugati surya abandi. Umugati urya abantu buriya umugati n'ibyo kurya by'ibisago bidakenewe mu rugo ubundi ngo niko bawita. Uzi umuhanga umwe witwa Ezra Mpyisi yavuze ko mu bintu byatumaga adasaza kuko barabimubajije, avuga ati ikintu cyitwa umugati n'igikoma cy'amasaka biri mu bintu bituma umuntu akomera ntasaze vuba. Kuki bumva umugati twebwe tutawurya abavuga butumwa nyine cyangwa se abakene? Kuki mwumva abakene batarya umugati? Umuhanga yaravuze ngo mbere yo kurya umugati banza utekereza yuko ufite aho kuwurira. Ahubwo reka ntange n'inama. Yego. Umukire uturanye n'abakene batatu. Yego. Ugaca muri alimentation. Yego. Uzamukana envelope 3. Uce kuri abo bakene.
uko abana b'iwawe barya umugati mu gitondo n'abaturanyi barya umugati mujya mugabanya izo nda zanyu turana n'abakene batazi umugati abaye bawurya. Ejo bundi uherutse kwigira gutya ukubita insengero none dore bazimaze bazifunga none utangiye no kubakire babandi mwabakire mutabikora namwe sha inzu zanyu zigiye kujya zishya buri kanya ubwo noneho musigare mu kuvuga muti kandi kubagurira kandi usanga baza kuzizimya ni babandi bafite inzara muturanye. Yego imodoka irakwama umukene utinsunikira kandi nta kintu wamuhaye nta rifuti wamuhaye. Ubundi jewe reka nkubwire rimwe giye nanigeze no kubyuka ngira bene uwo mujinya ndeba ukuntu abana banjye ari ibibogari batambuka mama bakazara giye mfite abana bakura bagasiga imyaka ntibigireho bibangamira nimba ivuga gutya ngiye kuvuga impamvu yabyo. Yego ndeba ukuntu nanjye ntambuka ndi umudamu w'ikiduhagire ntabwo ntise ko nshimye abana banjye ari ibiduhagire nanjye nkaba ndi ikiduhagire. Yego muri quartier nta bana bagenda bumenye numva umutima namwe ngo barahari njya kubashaka abo bana njya kubashaka Marene we wimbeshye abo bana njya kubashaka gese njya mbesha ni bari yase ni bari ugaburira bari mu muhondo n'umutuku oya batujuje ibiro ntibavuga mpita njya kubashaka hamwe n'umwe mu bayobozi yambajije Yego arambwira ati ibi bintu wabitekereje ute ko nta mutera nkungu ugira ntabwo ni ibintu nta nubwo nzabashyira kuri kamera nabangiye kubasabisha nabangiye no kwerekana umugisha wanjye bakajya kumfasha kandi ari uwanjye nivumburiye ndavuga ngo kwera abana banjye bajye bagenda babyibushye bavuga butumwa rero kubera kuvuga twinji cyane urabivuze ubu hari abantu bagiye guhita bagutera inkunga ndabizi ntayo bantera nibyo maze nibyo nsabye ngo bantera inkunga ntibabimpa nasabye ibi ngibi gatubana mbazi n'inyana kwa sogokuru noneho njya mbona baraje nkajya nanabatumaho nkajya nanabwira uzanye undi ntuzanzishakire n'aba ndanambuka njya no mu ndi mudugudu kubazana mfitemo nabo mu ndi mudugudu. Yego ubu noneho sinkigira umutima uncura urubanza mbonye abana banjye basohotse ari ibiduhagire nuko naye kubera ko hari abo maze nanjye kugira ibiduhagire basangira n'abanjye abandi gihe n'abanjye bamfasha kubagaburira hakaba n'igihe n'abana banjye bajya gufata nko ku bintu mba nahashye kandi ari bo nabahaye ibi ni iby'aba bana bawe bo wagira ngo ntibakire abanjye. Urumva nimba uturanye n'umukina navuze ngo tuvuye mwe vuga butumwe wenda bakaduha nk'iyo tike ugaca muri alimentation utumugati wundi ko ari uw'abakire hari inzego zikwiriye umugati umuntu wageze mu rwego ubona umugati ako kantu wageze mu rwego ubona umugati. Yego nishimye icyo ni icyambere burya urugo rurya umugati buri gitondo rujya runapfukama hasi rubwire Imana ruti Imana wawerawe ni nkeya pe. Yego ariko no muri nyanyine ndashima Imana ko n'urwange rurimo. None nimba ubasha kurya umugati so wakwambara gutyo ntibarya umugati ubundi ntuzarimbuke n'Imana yankubita umugere ku gakano kuri kw'Imana noneho agukunda twawe nanjye ndarya nkumbura itiku rya buryo ucurekeranya amagambo nk'uwabyize mwe mwagize n'amahirwe mwacurekeranya mwaricaye ku ntebe y'ishuri noneho ugatinyuka ugafata umugati wa mbere sandwich ugahonongezamo ugafata uwa kabiri ugahonongezamo ejo ugahindura ugafata pekupe ugahonongezamo agataratini ka mbere akakabona aka gatatu n'akakara ejo ugahindura ukazana undi preference ni myinshi n'ubwoko bwinshi nanjye ndayizi nzi naho iryoshye iba hari abakene batatu w'abakire cyane njye w'abakire cyane urukacara utagira icyanga niwo njyagiye w'abakire cyane utagira icyanga gusa ariko oya mama Ariane ntabwo ndavuga batazakushwigiriza ukamara icyumweru ntunahenda ni nawe umugati udahenda ariko gihe niyo revongezeho undi mugati udafite icyanga. hari mwene wuriya Imana ni intera inkunga nanjye uzawugurira nzawigurira nawe reka dukunda abakire dukunda guhabwa batazanaca no ku ruhande ahubwo bakanyuramo ntabizi ko banyuzemo bakambwira ati gususi tuzi ko uyu munsi uri buze kujya kwa runaka se kugira bigende ariko harugura rero 3,500 muri Sawa City
uko ntawuzi kandi nkuriye uko ntawuzi kandi ndikamugira nkuriye aho ejo uzawunyereke yababuwe ngo munyereke ariko muntu ufata imigati y'ubwoko bwose abana bakazindukira ku mugati. Nawe tekereza umugati wa 3500 n'ubwa mbere sindawugura kandi ubungana na yo nari wadanje no wabibiri ubungana na nuriye biba bingana uri urya yo nari wadanje no wabibiri sindarenze wabibiri ngombe ntarya sandwich ntarya pekupe ntarya ntuzaragarete zose ubwoko bwose bwa ragarete nta nubwo narya na ntuza na pe France nayivuze yego ntacyo arya umugati wa 5 erewe kusurumva Imana ishimwe kuri warukwiye kurenga ukarenga ku bana bawe 3 ukagera ku bana 60 ukuri kandi Imana iguha umugisha anda wakire mu izina rya Yesu. Hanyuma n'abantu batanabizi iki ni kimwe mu bitera ubukire kuko buriya umuhanga yaravuze ngo ikiganza kirekura gihora hejuru y'igitanga ikindi cya kabiri kiba gifungutse kugira ngo cyongere kibumbe ugiha abona abashira yego bitanga Imana izane ibona ibindi rero uyu muririmbyi nawe ahura n'ubukene ko ngiye kubwiriza ariko reka mbiseme ndahita mbisoreza hano muhumurege ku mazi cya kibazo nabaje ni gutumu umunyamuhamagaro noneho niki kintu yakora akagera ku rwego noneho rwo gutangira guhuza umuhamagaro n'ubukene bwe bikabaransanya agasigara umuhamagaro utsinda ubukene byiteka ariko reka nsoreze hano avuga ngo buriya mu by'ukuri uko bukene uko bwije ngo mu kiganza kiri kura gihora cyunguka hanyuma munyabuntu azavomerwa uvomerera abandi nawe azavomerwa kandi ngo umunyabuntu azashisha none se Mama Marione ngaho noneho ngiyewe mfasha umbwire kuntu ubukene bwatsindwa n'umuhamagaro kugeza ku rwego wa munyamuhamagaro asigara ubukene bwe bwaramutse ubukene yarabutsinze ahubwo umuhamagaro ari uri ako kantu yakora iki ako kantu ko kugira umuhamagaro ariko umuhamagaro ukaba ufite ubukene kandi bigasaba ko uwukoreramo uwo muhamagaro ukawukoreramo. Haleluya Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo muvugabutumwa mwa evangeliste muvugabutumwa ugenda ndagira ngo nkubwire ngo nimba Uwiteka araguhaye akanwa ko kuvuga ijambo ry'Imana ukagira ubuhanuzi muri wowe ukagira iyerekwa uburondozi ukavuga ijambo ry'Imana ariko mu muhamagaro wawe hakaba ari ikintu kikubangamiye cyitwa ubukene kuko turi kuvuga ko umuhamagaro ari cyo kintu cya mbere ubukene ari cyo kintu cya mbere kibangamira umuhamagaro. Yego biragusaba kandi ubwo n'umupasiteri nuko nawe biramusaba kuko umupasiteri nawe muvuga butumwa n'umuhanuzi n'uwerekwa n'uhanura byose n'umupasiteri rwose ushumbye itorero n'umuhinzi n'umuhagazi n'umwuhizi urumva uyu muhamagara Imana abahaye ariko ikabaha n'ubukene buva ku Mana ikabikora mbaye nkoretse akanya gato. Yego ubu bukene bwivanze n'umuhamagaro ahangaha mu bintu bibangamiye umuhamagaro birimo ariko umwanya umuntu atarabukira ni gute umuntu yabukorana umurimo ukabukorana umurimo ugakora umurimo mu rwego rukomeye ugakora umurimo mu rwego udacika intege ugakora umurimo mu rwego ukomeza kuzura umwuka wera ugafata imbaraga z'Imana muri wowe ukazimenagurisha ubukene donc kugira imbaraga kugira amavuta ari hejuru y'ubukene umuhamagaro ugapeza ubukene ubundi nicyo nshaka kuvuga ariko simbubifurije sinifuje ko ukorera iyo Mana ukennye kuko no mu bintu ngiye guhagurukira gusengera ni iki kintu cyitwa umwuka w'ubukene mu banyamuhamagaro akaba ari nacyo abenshi babasuzuguza wowe uririmba bakaba bagutegeka n'ibintu ukora kubera ubukene wowe ufite umuguhagunda kuyobora icyumba cy'amasengesho bakaguha umwanya wo kuyobora atari uko ubishoboye ahubwo ari ukuboneka uzi gahunda baguha ari ukuboneka we ibyo bintu bisona nabi uzi kugira ngo baguhe gahunda kubera ko ari ukuboneka wenda atari uko ushoboye ariko si ibyo nagendereye
kuko uba ushoboye gukorera Imana pe ibintu byose mu mwuka ari sawa, ariko ukagira akantu kitwa ubukene mu muhamagaro. Sasa rero inama ntanga, nimba ukiri mu gihe cy'ubukene, kuko biranambabaza mbona abavuga ubutumwa benshi bo muri Afurika bafite iki kibazo, bafite iki kigeragezo cyo gukorera Imana bakennye, akaba ari nabyo akenshi babategeraho, bakagira ubuhamya bubi, rimwe na rimwe bagakamuka, impano zikabashiramo, cyangwa bagakoresha impano nabi, bakahanura ibidahari, bagakoresha impano nabi, bakapfumbura gihe umuvuga ubutumwa akababwiriza nko mu nsengero 5 kubera ko ari bugenda mwakura 5 10 10 na bingahe, ukabona suko umuhamagaro wabaye munini, ahubwo nuko avuga ati nahasakoma nkatunga abana bakarya. Iki kibazo kirahari muri Afurika, abavuga butumwa se cyangwa abanyamuhamagaro barakennye pe, barakennye mu byemere. Ibindi kuvuga n'ukuri, muri Afurika abanyamuhamagaro barakennye, kandi hakaba hari n'umwuka wo kudasapotinga abanyamuhamagaro. Iki kintu nacyo abanyafurika mukigaye cyane, no mpamvu abenshi mugira n'ubukene, ntabwo muzi gusapotinga abakozi b'Imana. Hanyuma muri rusange, nubwo abanyamuhamagaro muri Afurika bakennye, bafite impano z'Imana, bafite ijambo, bafite gukoreshwa n'Imana, ariko barakennye. Inama nabaha cyane abanyamuhamagaro bafite ikigeragezo cy'ubukene, nukumenya gukorera mu mavuta ari hejuru yo kurenga ubukene, nubwo bumanura, nubwo atari byiza bumanura, nubwo abo dukoramo batagiriye yerekwa ngo bazibe icyo cyuho, bagufata amaboko bavuge bati umuntu arerekwa tuterekwa, mu rwego rwo kugira ngo atajya kwerekwa ibyo hepfo iri, agumye yerekwa ibyo mu ijuru. Reka dufataho agumye rero mu ijuru, nituwarekura reba hasi ajya kutuzana yerekwa ricuye. Nukuvuga ngo mugire imbaraga. Akantu gasubiremo kujya kuzana yerekwa ricuye, mu gihe umuntu batamufasha amaboko ngo begurije ngo bafataha bashyigikira umuhamagaro, mushyigikira indirimbo, mushyigikira ijambo, mushyigikira ubushomba, mufataha. Abanyafurika benshi bafite umuhamagaro ariko bafite ubukene, kandi bakaba badafatwa amaboko nabo batumweho, abo twatumweho abo twatumweho Kinyarwanda. Akantu nzagashyira kuri TikTok. Ndabizi ko n'amakosa yacu muyarisha, mukirisha by'ubupfu byacu bibahesha umuceri. Hanyuma rero, yego, dufite umuhamagaro, nanjye nishyiramo, ariko muri Afurika cyangwa se abanyafurika b'abanyamuhamagaro. Mariyone, umva nkubwire, ntabwo ari muri Afurika gusa, hari n'ibindi bihugu bitari muri Afurika bikenye. Dore nabonye ibindi bihugu bisapotinga abakozi b'Imana. Wapi nuko ntaragenda cyane, yenda hari ukuntu umuntu aba afite uburyo kiyahamagawemo. Yego, ahubwo abantu batandukanye, kuko no muri Afurika hari abantu bafite umuhamagaro, kandi umuhamagaro wabo ukijije. Yego, niyo mpamvu byanga byakuna mu bibaho byose. Rero ntabwo ari muri Afurika honyine. Oya, nujya kuvuga ngo ni muri Afurika honyine uraba wakishe, uko hari insengero zikenye twebwe izo tubona ni nyine nizabaye successful. Ngaho noneho tekereza, nahubwo twebwe ahubwo muri Afurika turarenze, kuko buri rusengero nko mu Rwanda, buri rusengero rufite live streaming, turazibona tukababona n'abakozi b'Imana bazo. Ariko hari ahantu batazi ngo live streaming ni iki. Ari na network anya, ari rwo njyanyamo nkabura na network. Yego, hari ahantu hameze nko mu Burundi. Burundi kugira ngo uploading video iri full HD bigusaba kujya muri hoteli irenze. Ariko mu gihe mu Rwanda na 4K na 8K basigaye baza uploading iminota ingahe. Ariko u Rwanda ni nk'uburayi bwihishe muri Afurika, tujye twemera. Kandi turacyakomeza kuzamuka, kandi dukomeje kudepansa. ahubwo dore ikintu njya mbona Mariyone, sinzi niba iki kiganiro tuzakomeza kukizamuka naho. Kirakomeje, Imana iguhumugisha. Ariko reka nkubwire, hari ibintu 8 nshaka kuzavuga bibangamira umuhamagaro. Bravo shabashigikiye nk'aya mavuta ko. Ibintu 8 nshaka kuzavuga bibangamira umuhamagaro. Mariyone, njye ahubwo reka nkubwire ikintu bajya bita ku impamvu umuhamagaro udashyigikirwa. Ni ishari.
yo kumva yuko mugenzi wawe akomeza azamuke. wari uzi yuko usibye n'abakashyigikiye umuhamagaro ndetse n'abanyamuhamagaro ubwabo bapingana kandi bakorera umwami. Ibi bintu rero nabyo ugasanga hishemo undi mwuka, niba ari uw'Imana, ni umwuka w'umuvukanano ariko so kwande w'iwabo kwande se kwase buriya se babyagwa nande muri Bibiliya ukurikije? urebye n'abuzukuru ba Sawuli, kuko Sawuli niwe utarishimiraga izamuka rya Dawidi kandi yanabetinze ati nzaguha. Kandi iyo ubwiye iyo uhaye iyo ushingiye umuryango burya uba wemera ko banagusimbura cyane. Ikindi, uyu muntu yimitswe kubera yuko ibyo udashoboye. Icya mbere cyo burya iyo uhaye umuntu amaraso yawe burya ni ubumuhaye kwivangana nawe. None ugize n'amahirwe ahubwo nashyirwa ku ngoma ntabwo azakurangiza, aho utamushyigikiye utahari azasigara ndeberera mu gihe nanapfuye, ahubwo ukamurwanya. Cyangwa se reka mushyigikire, ashobora gukorera muri iki gihugu nkakorera mu kindi, igihe ntari ino ntihacike icyuho. Kandi hari umusaza wacu wavuze ngo mwemerane, twemerane, uhanura yemere, werekwa yemere, uvuga ijambo yemere umudiyakoni, urondora ugenzura. Twemerane. Iki kintu cyo kudashyigikira umuhamagaro, kudasapotinga umuhamagaro w'umuntu, kudashyigikira umuhamagaro w'umuntu, urebye ishyari riva kuba munganya umuhamagaro. Ariko umuntu mutanganya umuhamagaro kubera ko ibyo atanabihawe, akaba yarahawe, ashobora kuba yarahaye imodoka, iyo modoka izana igashyigikira umuhamagaro ati nzagutwara nabonye uzajyaho. Ashobora kuba atarahawe imodoka, yarahawe n'ubwenge bwo kumenya gusobanura indimi neza ati nzajya nza gusemura ibintu uvuga n'abatumva ururimi babyumve. Icyo nicyo cyitwa gushyigikira umuhamagaro w'umuntu, no kubanza ukanawemera. Ahubwo urawemera, ubundi urawemera. Ariko mama nene, hari n'abandi bantu bashaka kuba abanyamuhamagaro batarahamagawe, bataratoranijwe. Nivugiye abanyamuhamagaro simvuze abahamagawe, abihamagaye. Ubundi ku banyamuhamagaro bahamagawe n'Imana. Tuvuza y'inzuki ntitwarya ubuki, ahubwo reka nkubwire, keretse niba hari ikintu wakongera kuri iki kiganiro tugira, ariko ndifuza yuko twakisubikira. Nanagishoje icyo nakongeraho. Ntabwo washoje ubukene, ariko renda ntabwo ushoje. Nashoje ntanga inama, reka nyikomeze. Ntanga inama mu rwego rwo kubona ubuze ugushyigikira, ukishyigikira, ukipapuka nema. Ntabwo ari mu buryo bw'umubiri, ni mu buryo bw'umwuka. Ukamenya ngo ese ko imitini itatoshye hari akabuza ko kwishimira Uwiteka, nzabibu ko zanze kwera hari akabuza ko kwishimira Uwiteka. Donc ukishyigikira mu rwego ufunga defense, kavuga uti Imana nubwo mbona bincanze ariko nta cyo kizagaragara mu murimo wawe, ngo nuko nabuze itike nzahagenda n'amaguru. Ni ukwishyigikira Uwiteka nawe Nyiringabo dusenga, basi akazabona ko akwiye kugusapotinga. Usibye ko ari ryatinde, Imana irahemba, turayibiririmba ko nigeze ivugira itariki, ntabwo tuzi itariki ihembera. Ko njya mbona abarokore babyina n'icyunzwe kikanza ngo ihemba neza ntiyambura. Irahemba ariko nta tariki tuzihembera. Hari igihe idahemba buri kwezi, ishobora no kukwambura. Oya ntiyambura, ishobora kuguhembera ukwezi kwayo, gushobora ukwezi kwayo nawe gushobora kuba gushirira mu myaka 10 cyangwa mu myaka 5. None se niba umunsi umwe kuri yo umwana w'umuntu ari imyaka 1000, uku kwezi ni muri gutamwo bayiko ari ubundi mwagiyemo nabara ari imyaka 1031. Murimbye navuze ngo imyaka 1000 Imana kuri twebwe, kuri we guhaniye n'umunsi umwe. Ubundi mwagiyemo nabara amatariki yayo, base mwifashishije ako mwebwe mukomeze mukore. Yego, ku mwaka w'1031 muzahembwa. Imana ibaho umugisha. Amen. Icyambere cyo ntimukinubire
nimukinubira ubukene mu muhamagaro. Yego. Ntugakorera Imana uyitura amaganya ngo wanyimye iki ngo uyikorere ureba mu kw'abandi. Kora wikwinubira ubukene mu muhamagaro. Hari akantu uvuze ko ukora ureba mu kw'abandi. Ahubwo mbona ariko gatuma abamwe baba bakene. Ni naho wibuka kukennye. Ubundi ijisho ryarangije kureba mu kw'abandi, naho wibuka kukennye. Iyo atangiye kureba izina riri ku gitenge cy'undi muntu, naho wibuka ko ufite icyamake. Iyo watangiye kureba amapinane umuntu yicayemo waje nabiri, naho wibuka ko ukwiye imodoka. Donc reba imbere. Reba imbere utegereze igitondo. Wiringira Imana. Ni godipa. Nizakora imirimo. Izirukana wiringira Imana ni niyo twari dusigaranye ramene. Nyijanjaguye. Uyifate mu urumva? Donc icyo nsaba nuko abantu bareba imbere, nturebe hariya ku gipango cyondi. Yego. Reba imbere izakora imirimo. Izirukana Satani. Izategeka isi yose. Hallelujah. Ntiducogore kuyisenga no kuyikorera. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ijisho rigukebuka ubundi wireba imirari. Ubundi muri uyu murimo, muri uyu muhamagaro urasabwa kutareba imirari. Nutangira kugira gutya kureba imirari. Buracyo utajya gusenga. Nutangira kureba imirari ukabona wa muhanzi ujeje bundi aparitse imodoka wamaze imyaka ukajya kureba imirari umwana ujeje bundi uririmba nyine yihangane. Ihanganira igicuku utegereza igitondo, reba imbere izabika rwose kuko ibitondo ntibiranye, ibitondo biracyari. Mbese ibitondo ntibigihari, biracyari. Amanywa se ntagihari. Arahari. Abanyamuhamagaro mufite ikigeragezo cy'ubukene, ubukene muri uwo muhamagaro mufite, mwebwe mushyiremo agatege. Donc iyongeremo imbaraga ku buryo wicagenga bakagira ngo wahanzweho, ku buryo umuntu agira ngo uri robo. Rero ikintu nshaka kukubwira nanagusoreza nuko ugomba gushinyiriza mu muhamagaro ugakorera Imana, kuko nanjye nigeze kumara igihe nkorera Imana nta kintu ndi sa kintu. Ndibuka ko ari na korari imwe naririmbagamo nkajya mbura itike nkasigara, ariko umunsi bavuye mu murimo bagasanga nicaye ku rusengero, bahagera ninjoro nkikorera ibyuma bampakurura mu modoka nkapanga muri stoke, abavuye kuririmba batashye. Iga gukorera mu bukene kandi umuhamagaro ntuzime. Yego. Twatangije n'isengesho reka dusoze Hallelujah. N'isengesho mu izina rya dusengera abantu bari bacitse intege. Dusengera abantu bari bacitse intege mu muhamagaro kubera ubukene. Abo nibo ngiye gusengera barebaga kubibura ntibarebe ku cy'Imana yabahaye. Mana urakoze cyane. Ngushimira ineza wakoze yo guha abantu ijambo ryawe, abandi ukabaha indirimbo, abandi ukabaha ubuhanuzi, abandi ukabaha uburondozi. Ngushimiye ko izo mpano wazitanze, ariko hariho n'ubukene bwaje kubangamira umuhamagaro. Butera abahanuzi complex, butera abashumba complex, butera abigisha complex, butera abaririmbyi complex. Ndabasengeye aya masaha nguca inkoni zamba, kuko ibintu byose urabiyobora. Ubwo ubiyobora, yobora ubutunzi, yobora ubukire muri aba bantu wahamagaye. Ngushimiye kuri Imana ibikoze neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.